turasoma muri Zaburi ya 11 duhere ku murongo wa 3 kugeze ku wa 4. Zaburi ya 11 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Turasoma izina ry'Imana cyose duhagurutse ndumva mwese mwahageze. Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Amen. Buri wese arasenga, twishyira imbere y'umwami, hanyuma dushyire n'iki giterane tugiye kugira mu maboko y'Umwami. Yesu Kristo, Mana ushobora byose, Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Isirayeli, twongeye kugushima Mwami ku manywa y'uyu munsi kuduteranyirije hano Mwami munsi y'igisenge cy'iyi nzu. Mana ushobora byose, turakwinginze kugira ngo Mwami nkuko wafashe igitabo ukagisoma Mwami mu rusengero, ugasoma muri Yesaya ukavuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, kandi ibi byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Mwami nanjye niko mfashe igitabo ngasoma. Mwami nsomye Zaburi, iyi Zaburi zaragwanuye, Dawidi yaragwanuraga Mwami. Mana ushobora byose, Paul igihe yari ari mu ngendo Mwami ngo yaburanaga n'abafarisayo, akaburana Mwami n'abayuda, abemezi bya Yesu abikura ngo muri Zaburi no mu bahanuzi. Mwami Mana ushobora byose, iyi Zaburi nayo ndayisomye, nyisomeye ubwoko bwawe Mwami. Mana ushobora byose, ni inyuguti ariko Mwami umwuka atanga ubugingo. Ndagusabye rero umanukire kuri ibi byanditswe Mwami, ni ijambo ryawe, ni inkota ihinguranya ifite amugi impande zombi. Ndagusabye kugira ngo Mwami iducumite, iduteme Mwami Mana ushobora byose, ibitagenda neza Mwami muri twebwe Mwami ubikureho, ritugirire umumaro Mwami Mana ushobora byose. Nongeye kugusaba kugira ngo uzuterane natwe, umanure imbaraga zawe zimanukire Mwami hano hantu. Mwami waje asubira inyuma, uwaje arwaye, uwaje afite intege nke, uwaje afite ibibazo bitandukanye, Mwami asubire yashubijwe, kubera ko wavuze ngo 2-3 nibaterana mu izina ryanjye nzaba ndi hagati yabo. Aho kabaga bateraniye rero habaga hakoreka ibitangaza, habaga hakira abarwayi, habaga Mwami abanyabyaha bihana. Ndagusabye rero Mwami uze Mwami ukora umurimo wawe. Nta numwe Mwami waje kureba umuntu hano kubera ko nta kintu na kimwe Mwami cyatuzana kugira ngo tuze kureba. Buri wese arafite kuba yakwigira mu bye Mwami, twari dufite byinshi twakora, ariko ushimwe ko wakize gushaka no gukora muri twebwe. Ndagusabye rero Mwami inzara n'inyota wakize muri twe Mwami, ze rwose Mwami uyihaze, uze Mwami udufashe. Turagusaba rero imbaraga zose z'umwanzi zaba zaseseye ahangaha Mwami zishaka kubuza amateraniro kutagenda neza, turazicyaha mu izina rya Yesu. Uzubane natwe rero Mwami, uzutanyane natwe kandi wanyizanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abamugisha. Ijambo nshaka ko dufatanya riravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Amen. Imfatiro ni nyinshi, ariko urufatiro rumwe ruriho ni urufatiro rw'Imana, ni ijambo ry'Imana. Urwo ngurwo ni narwo twubatseho, nkuko Paul yavuze mu Efeso 19:20 abavuze ati kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi,
kandi Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Urufatiro rw'Imana ni rumwe, ni ijambo ryayo, ariko ibindi byose ni imfatiro. Haleluya. Ibyo ngibyo rero isaha n'isaha bishobora gusenya. Amen. Ariko ijambo ry'Imana ryo kubera ko ari rwo rufatiro ruzima, ntabwo rizigera risenywa, nta nubwo rizigera risaza, ntirizigera ricuya, rizahora ari ijambo ry'Imana. C'est un fondement inébranlable. Ni urufatiro rutajya runyeganyeza, ni urufatiro rutajya rusenya. Imana ishimwe kandi imbazwe. Niyo mpamvu umuntu wese warwubatseho ntabwo ashobora kunyeganyega, kubera ko ni urutare. Haleluya. Ariko izindi fatiro zose zashyizweho n'abantu, byaba ari ibigaragara, byaba ari ibitagaragara, byose bidahwera ijambo ry'Imana, so sont des fondements. Izo ni imfatiro isaha n'isaha zishobora gusenywa, kubera ko biba bifite itangiriro bikagira n'iherezo. Ariko ijambo ry'Imana ryo nta tangiriro rifite, nta n'iherezo. Haleluya. Imana yacishimwe kandi himbazwe. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe yiri mu ijuru, amaso areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Amen. Le monde visible chasse. Ni ukuvuga ngo isi igaragara, ibyo tubona byose, ibyo turebesha amaso byose birashira, biratambuka. Haleluya. Niba bitambuka, umukiranutsi yakora iki? Haleluya. Nimba arimo bishira, umukiranutsi yakora iki? Nimba tubona biri kuducikiraho, umukiranutsi yakora iki? Mbese yareka gusenga? Mbese yava ku Mana? Mbese yagwa? Mbese yasubira mu bapfumu? Mbese yakora iki? Umukiranutsi agomba kwikomeza ku Mana. Haleluya. Kubera ko ibigaragara byose ni iby'igihe gito, ibigaragara byose bifite itangiriro, bifite n'iherezo. Ibigaragara byose bizasenywa, birimo biranasenywa n'ubu ngubu, ariko n'ibifatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki uretse kwiragiza Imana? Imana yacishimwe kandi himbazwe. Haleluya. Reka dusome muri Matayo 24 uhere ku murongo wa mbere tugeze ku 13. Matayo 24 murongo wa mbere kugeza ku 13. Turaza no gusimbuka. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko ahatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayo n'abigishwa baza bari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni iki? Haleluya. Amen. Yesu arababwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni igihe Kristo. Bazayobya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Haleluya. Ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami ruzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma bakagambanirana, bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Haleluya. Yesu afata abigishwa abametangarye, abaha icyitonzo ngo arababwira ati, mwitegereze ibi byose bigomba kuba. Haleluya. Ibi byose muzabibona, ibi byose muzabibonesha amaso yanyu. Ari kuvuga ati, yahereye ku rusengero rw'i Yerusalemu barimo bamuratira, arababwira ati, ntabwo rizasigara rigeretse kuri niba urusengero rwasenywa kandi ari urusengero abantu basengeramo. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe twagombye gushyiraho ibyiringiro uretse ijambo ry'Imana ryonyine. Haleluya. Niryo ritazashira, ibindi byose bizasira. Insengero zizavaho, ubutegetsi buzavaho, ibihugu bizavaho, hazabaho intambara n'impuha zazo, hazabaho imitingito, hazabaho amapfa, hazabaho inzara, abantu bazagambanirana, bangane, bicane. Ibyo byose bigomba kubaho. Izo ni imfatiro ziba ziri gusenya. Haleluya. Umukiranutsi yakora, umukiranutsi icyo agomba gukora ni ukwigundiriza ku ijambo ry'Imana. Amen. Igifite itangiriro cyose gifite n'iherezo. Haleluya. Ntabwo tugomba kubaka ku musenyi, tugomba kubaka ku rutare. Ku musenyi
ku bintu byose byakozwe n'umwana w'umuntu, ku musenyi ni ku kintu cyose cyaremwe. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryo ntirifite itangiriro ntirifite n'iherezo, paske ni Imana ubwayo. Haleluya. Umukiranutsi agomba kwishikamiza ku Mana. Niyo mpamvu Yesu ababwira ati uwihangana akageza imperuka niwe uzakiza. Tusi abantu bazagambanira, abantu basanga nimwitegereze, twese dufite imiryango, ugasanga umuntu avukana n'undi, ubwo n'urufatire ibaze gutakaza umuvandimwe wawe ukunda, umuntu akaba avukana n'undi, bakabaho batumvikana, abana badasurana habe namba, hagati yabo hari urwango. Ubwo n'urufatire rugomba gusenya. Nese ibyo twebwe byatugusha, ibyo byaturangaza, bigomba kubaho. Haleluya. Umukiranutsi agomba gukora iki? Agomba kuguma ku Mana. Haleluya. Intambara zizaza. Haleluya. Mwitegereje muri iyi myaka nka 20 itambutse. Haleluya. Habaye intambara nyinshi cyane mu isi. Habanje jewe nyiri muto numvaga intambara ya Iran na Iraq, iyo niyo yaratambutse. Baba bagiye mu kigo cya Persi, iyo ni intambara yatambutse yisha abantu. Baba bagiye muri Iraq bayihinduye itongo, bagiye muri Afghanistan bayihinduye itongo, bagiye muri Libya bayihinduye itongo, bagiye mu Misiri bahahinduye itongo, bagiye muri Syria bahahinduye itongo. Mwitegereze intambara yabaye muri 1994 mu Rwanda, mwitegereze Kongo, mwitegereze jenoside zigenda ziba mu isi. Ibyo byose ni imfatiro zigomba gusenya. Haleluya. Ariko umukiranutsi agomba gushikama ku Mana. Haleluya. Imana yashimwe kandi imbaza. Ibyo mubona byose ntabwo tugomba kubyubaka. Haleluya. Birimo biratambuka, birimo birashira mu maso yawe. Haleluya. Inzara mwitegereze, tsunami imaze kwibagirana, yabaye amateka, ariko yari yahungabanyije isi. Muri Mozambique ubu ngubu barimo barwaye za epidemi, hariyo za korera kubera imyuzure ya Ocean Atlantique iraje irakubita Mozambique na za Malawi hose huzura umwuzure. Ibyo ni iki? Izo ni imfatiro ziba ziri gusenya. Haleluya. Ariko hari urufatiro rumwe rutazasenywa, ni urwashyizweho n'Uwiteka, c'est sa parole, ni ijambo rye. Haleluya. Nimba ijambo riri muri jyewe, nubwo jyewe nashira, n'umuntu ubwe nawe n'urufatiro. Haleluya. Ushobora gushyira ibyiringiro kuri wowe, ariko nawe uratambuka. Haleluya. Ariko nimba Imana ituye muri wowe, nubwo umubiri wawe wapfa, nubwo umubiri wawe wabora, uzongera ubona Imana. Haleluya. Imana yashimwe kandi imbaza. Imfatiro zimwe zirashira, inzangano zuzuye mu bantu, ubukene bwuzuye mu bantu, abantu bamaze kugira ifoto, ubutunzi bumaze kuba bwinshi mu isi, abahanuzi b'ibinyoma bamaze kuzura ahantu hose. Haleluya. Abahanuzi b'ibinyoma, hari igihe abantu bibaza ngo abahanuzi b'ibinyoma uzajya umureba umubona ikinyoma wenda ku maso cyangwa kuki. Ubundi hari ibimenyetso biranga abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma Jide yarabavuze neza, aravuze ngo Imana yabo ni. Haleluya. Donc nimba umuhanuzi abwira abantu ngo kugira ngo mbasabire cyangwa mbasengere mugomba kuzana 20,000. Haleluya. Uwo ni umuhanuzi w'ikinyoma. Ikindi kiranga abahanuzi b'ibinyoma ni iki? Ikintu kiranga abahanuzi b'ibinyoma, haleluya, ni iterabwoba. Haleluya. Nimba uvuze ibitagenda neza, arakubwira ngo uzabona, nzagusenya, Imana yanjye uzayibona. Usanga buri gihe bateroriza abantu mu itorero, usanga buri gihe batera abantu ubwoba ngo nuva muri iri torero nta migisha uzagira, uzahita upfa. Tu es un prophète, faux prophète. Icyo gihe uri umuhanuzi w'ibinyoma. Haleluya. Barangwa n'iterabwoba, Imana yabo ninda. Haleluya. Biratana ibiteye isoni byo mu isi. Haleluya. Bafata ijambo ry'Imana bakarigoreka. Haleluya. Usanga bizeye abantu umudendezo kandi nabo ubwabo ari imbata y'ibose. Haleluya. Imana yashimwe kandi imbaza. Hazabaho intambara, hazabaho ibishyitsi, hazabaho imiraba, hazabaho guhorera kw'inyanja. Isi bashiki banjye bene data irimo irashira. Haleluya. Ese twebwe twakora iki? Nuko birebesha amaso nta kintu twabikora keretse ko twakwishikamiza ku ijambo ry'Imana ryose. Amen. Haleluya. Imana yashimwe kandi imbaza. Amen. Umurongo wa 23 na 24 dusimbutse twihuse. Icyo gihe umuntu nababwiye ati dore Kristo ari hano, n'undi ari muri ano, ati andari hano, nimuzabyemere. Haleluya. Kuko bita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya
none niyo bishoboka. Ibi nabyo bireze muri iyi minsi. Haleluya. Ntibivuga yuko ibitangaza bitakiriho, ntibivuga yuko ibitangaza Imana itakibikora, ariko hari abantu bakora ibitangaza nyine biri masonje by'ibinyoma. Haleluya. Bikurikiye n'imirimo mibi yabo, bikurikiwe n'imirimo yabo mibi, cyangwa se bikurikiwe na za gahunda zabo baba bifitiye. Haleluya. Balamu yari umuhanuzi ukomeye, yari umuhanuzi w'ikinyoma. Haleluya. Balamu yakoraga ibitangaza, yakoraga ibimenyetso n'ibitangaza, ibitangaza bimeze nk'ibya Mose, ariko Balamu ntabwo Imana yari imuzi, ntabwo yari muri plan divin. Aba ngaba nabo muri iyi minsi barahari. Haleluya. Abantu babwira bati dore Kristo ari hano, uzasanga abantu bose bari kuvuga itoro ryacu niryo ry'ukuri, itoro ryacu niryo ry'ukuri, nimuze hano, nimuze hano, ibyacu niryo ry'ukuri, abandi bose bari mu binyoma. Sefo ibyo ni ukubwira abantu ngo Yesu Kristo, nubabwira ngo Yesu Kristo ari hano, ntimuzabyemere, ntimuzagere. Yesu Kristo ari mu ijambo rye. Haleluya. Ntabwo ari mu rusengero runaka, ntabwo ari mu itorero runaka, ari mu ijambo rye. Haleluya. Ibindi byose birashira. Amen. Nibabwira ngo ari hano, ntimuzagere. Nibabwira ngo ari hano, ntimuzagere. Nibabwira ngo ari mu kirambi, ntimuzagere. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Dusome umurongo nanone wa 37 na 42, kadusome twihuse. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuza, kuko nk'uko bari bameze mu minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararonguraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure wazi ukabatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Haleluya. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari ku buriri bumwe, bari mu murima umwe, azajyana undi asigara. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, umwe azajyana undi asigara. Haleluya. Uko iminsi ya Nowa yari, Yesu yongeye kubametangari, bararya, baranywa. Haleluya. Turi mu gihe cy'ivuta. Ushobora kubona abantu bamwe bashonje, ariko hari abantu badafite ikibazo cy'ibiryo, bafite ivutu kabisa, bararya, amakabari yose aruzuye, abagabo bose bagiye kabisa, bakuye amasengero, bari ku mitanga, barimo bararya ibirayi n'amaburushete, bagiye kurya amafaranga yabo, barimo barinezeza, bararongora, baragira gute, barashingiye. Haleluya. Donc isi izaba iri mu munezero wayo. Amen. Ariko uritegereza mu bantu ugasanga kubaha Imana kwarashize. Amen. Uko iminsi ya Nowa yari, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kwari kumeze. Bari muri mariage zitemewe n'amategeko. Ubu muri iki gihe hariho mariage zitemewe n'amategeko, hariho ugasanga abantu barashyingiranwa kubera inyungu runaka, kubera ko yabonye ko umukobwa ari mwiza cyangwa se ameze gutya na gutya. Izo ni mariage zo mu gihe cya Nowa. Bibiliya iri kuvuga mu itangiriro, ivuga mu gihe cya Nowa, ivuga ngo abana b'abantu babonye abakobwa, abana b'Imana babonye abakobwa b'abana b'abantu, ngo batoranye mwabo bashatse barabarongora. Donc ubu muri iki gihe bari mu mashuwa, ariko ntawe ushaka gushaka umukobwa w'Imana, ntawe ushaka gushaka, ahubwo bari muri competition z'ibigaragara. None Imana imaze kubona ko bivanze, iravuga ati sinzahora nduhanye n'abantu. Nibwo yabwiraga Nowa ati bazimuge, ngiye gukubitisha isi amazi. Haleluya. Iyi minsi niyo turi. Haleluya. Mu minsi ya Nowa ngo abana b'abakobwa b'abana b'abantu ngo bababeza, niko Bibiliya ivuga. Haleluya. Nitegereze bote irimo ubwiza buri mu bakobwa b'iki gihe, buri mu bagore b'iki gihe. Nko mu myaka yatambutse nka za 30-40, washoboraga gusanga nk'umujyi wose, nka mbere y'intambara wasangaga nk'umujyi wose urimo nk'abakobwa 5 beza, ariko ubu ngubu baratumiza abamisi, ugasanga haje benshi cyane. Uratambuka mu mujyi ugasanga abagore bose babaye beza, babakoreye imyenda ngo bita za dernière chance. Haleluya. Abagore bose babaye beza, nta mugore n'umwe ukirimo. Haleluya. Bishyizeho amabote. Ibyo ni iki? Ni iminsi y'imperuka. Haleluya. Imfatiro zirimo zase. Uko iminsi ya Nowa yari, niko no kuza k'Umwana w'umuntu bizaba bimeze. Haleluya. Abagore bose babaye beza, bambaye udupantaro, bambaye twakora, bambaye utumini. Haleluya. Bambaye imikondo yose hanze. Ibyo ni iki? Iyo ni iminsi ya Nowa. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. N'abakobwa b'Imana bakiriho, urabareba ugasanga ni bake, ariko umukiranutsi ntabwo azaba. Nubwo ibyo byose bimeze gutyo, umukiranutsi azikomeza ku Imana. Haleluya.
Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Haleluya. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, abantu bari beza, barashyingiranaga, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu mujyi, abantu ntibabimenye. Imana ishimwe kandi himbazwe. Nowa baramusetse cyane, baturabona imvura izagwa koko, ariko imvura yaraguye. Haleluya. Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye, natwe hagomba kuboneka abakiranutsi mu gihe cyabo. Mu gihe cy'abarokotse abantu 8, natwe mu gihe cyacu hagomba kuzaboneka Inowa, hagomba kuzaboneka abarokore. Haleluya. Hagomba kuboneka abantu bagomba kurokoka ku byago by'isi. Isi irimo iranyeganyega, isi irimo irakubitwa, isi irimo irateraganwa hirya no hino, isi irimo irameneka, isi irimo irashira, imfatiro zose zirimo ziravaho. Haleluya. Hagomba kuboneka peuple élu, abera batoranijwe. Hagomba kuboneka ubwoko butura ukwabwo, hagomba kuboneka abantu. Haleluya. Imana ihagarara n'imwishu ikavuga ati witegereje umugaragu wanjye Samweli. Haleluya. Nk'uko yatemwanyaga Yobu ikavuga ati witegereje umugaragu wanjye Yobu ko nta muntu n'umwe wahanye kuri iyi si. Haleluya. Satani ati nuko wamuhaye ati basi ndamugoye ariko ntukore kuri Yobu w'indaro. Haleluya. Tuzahura n'intambara, tuzahura n'ibibazo, ariko umuntu wacu n'imbere agomba kuba ari inébranlable, atanyeganye. Haleluya. Jobu yahuye n'ibibazo byinshi, Jobu yahuye n'intambara nyinshi. Haleluya. Urufatiro rwe rwose rurasenyuka. Haleluya. Abana be barapfa, umugore we aramwanga, abo basenganaga mu itorero baramwanga, iyo amatungo yarapfa, inzu ze ziragwa. Haleluya. Izo fatiro zose ziba ekurure, ariko Jobu, haleluya, yaravuze ati nubwo, haleluya, ibintu byose byanshiraho ntabwo nzareka gukiranuka kwawe. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya. Ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Amen. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Amen. N'Imana ikeneye abantu yaba iri mu ijuru ikirata. Haleluya. Kavuga ati witegereje uriya musore wanjye uri hariya muri ya karitsiye, atameze nk'abandi, akaturatira Satani. Amen. Ibintu byose byarononekaye, ibintu byose, abantu gusenga byabaye potopoto. Ntushobora kumenya umuntu usenga n'udasenga. Abantu bose bafite za Bibiliya mu mazu, abantu bose bagiye mu nsengero ubu ngubu, ariko uri gushaka imbuto zabo ukazibura. Haleluya. Uri kubashaka ugasanga ubundi agacurama ni inyoni. Haleluya. Ariko wakareba ugasanga ni nk'imbeba. Iyo ukitegereje ubona kameze nk'imbeba, gafite n'amabere karose, ariko wabona kaguruka ukavuga ati ni inyoni. Haleluya. Hari abakristo bameze gutyo. Haleluya. Ntushobora kubashakira mu mbeba, ntushobora no kubashakira mu nyoni. Haleluya. Bameze nk'uducurama. Abana b'Imana bagomba kuba bafite isura ya se. Haleluya. Tugomba kuba turi inzandiko zisomwa na bose. Tugomba kuba turi amatabaza amurikira mu mwijima aho twirwa. Haleluya. Abantu bakatureba ku ishuri bakavuga bati aba ngaba ni abakristo. Haleluya. Bakatureba mu kazi, abantu birirwa baryama ruswa, abantu birirwa bakora ibyaha, abantu birirwa batekinika, bakavuga bati uriya ni umukristo. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Imfatiro zirimo zirasera. Kuri tugomba kwishikamiza ku Mana. Yeremiya 12. Yeremiya 12 murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nkundira mubaze iby'imanza zawe. Kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Nimba mwitegereza muri iyi minsi, nimba hari abantu baguwe neza n'abanyabyaha, bafite amafaranga, urumva, bafite abana, bafite abagore, bafite imitungo. Haleluya. Ni ukuvuga kandi barajya no gusenga, baguwe neza. Jeremiya yaramurenze aravuga ati Mana mbabara mwozi imanza byawe, kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Haleluya. Kuki abariganya bagubwa neza?
twebwe dushaka ko imana ihita yita abantu no bagomba kugubwa neza ibihembo byabo bakabibona bakiri hano kuko bari urubanza rubategereje. Haleluya, amen. Ariko twebwe mu gihe Yesu yaravuze ngo hahirwa abariru kubera ko muzabuzwa, ngo hagoba abasekubu muzabona icyano kuko icyo gihe muzaboroga. Haleluya. Ubunembere ni ukuvuga abana b'Imana ubundi mu isi baba baniha, baba baboroga, ariko abanyabyaha bo baba banezerewe. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Warabateye bashora imisi, urumva Uwiteka arabatera kabisa bagashora n'imisi, bakura ndetse rero imbuto bagoza ku rurimi ariko ukabakuraho imitima yabo. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ibi birahita bihura na bya bindi byo muri Timoteyo chapitre 3. Haleluya. Aho Paul yavuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana n'imbaraga zabo. Haleluya. Bagoza ku rurimi ariko ukabakuraho imitima yabo. Ariko wowe Uwiteka uranduzi, ugerageza umutima wanjye uko nkumere kandi uko buke kandi ubakurure n'intama zigiye kubagwa ubarindiriza umunsi w'icyorezo. Mbese igihugu kizageza kiboroga kandi ibyatsi byo mu gasozi nabyo byuma, amatongo n'ibiguruka birahashira, amatungo n'ibiguruka birahashira, ibyaha by'abagituyemo kuko bavuga bati ntazabona iherezo ryabo. Haleluya, Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Dusome Zaburi ya 12 umurongo wa mbere. Zaburi ya 12 umurongo wa mbere. Uwiteka tabara kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. Haleluya. Turi mu gihe kigoye. Haleluya. Iki cyakagombye kwisengesho ry'umuntu uwo ari we wese w'umukristo uri muri iyi si. Ari ibintu byose biri gushira. Haleluya. Ari ibintu byose biri kurangira. Psalmiste yavuze Uwiteka tabara umunyarukundo ashira. Haleluya. Abanyamurava bari kubura mu bantu. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Urebye insengero ziri mu isi ni nyinshi cyane, abasenga ni benshi cyane, ariko ushatse umunyamurava ugashakamo umunyarukundo ntawe wabona, bari gushyira mu bantu. Haleluya. Nimba hari ikintu Satani yabashije kureyisisa muri iyi minsi, abanyabyaha bakomeye bari mu nsengero muri iyi minsi kuruta abari hanze. Barakora ibiteye isoni. Gusa ngo nk'umuntu w'umupasiteri asambanya abakobwa bari mu rusengero rwe cyangwa abagore bari mu rusengero rwe, ni ikintu giteye isoni. Ni ikintu giteye isoni. Ni ibintu n'umuntu wo hanze yakumva akavuga ati no gusenga mbivuye. Abantu kweri bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga abantu barakora ibintu biteye ubwoba. Amen. Abanyarukundo barashira, abanyamurava barimo barabura mu bantu, kandi gusenga ntibahagare. Insengero zirubakwa umunsi ku munsi. Ese twari dukwiye kuba muri abo ngabo? Oya. Haleluya. Ibyo ngibyo rero birashira mu maso yacu, ariko twebwe tugomba kabisa kuguma gushikama ku masezerano y'Imana yacu. Yesaya 24. Yesaya 24 murongo wa 19 kugera kwa 21. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi idandabira na nk'umusinzi kandi inyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremera kandi izagwa yo kongera kubyuka. Haleluya. Ça c'est une prophétie. Ubu ni ubuhanuzi. Haleluya. Isi iramenetse. Le monde s'écroule. Isi iranyeganyeze. Isi irayaze. Isi iranyeganyejwe cyane. Isi iradandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremera kandi izagwa yo kongera kubyuka. Mes frères, mes sœurs, isi iramenetse. Ibi bintu ntabwo abantu barangaye bashobora kubibona.
ubu ngubu muri Denmark bamaze gutora itegeko ry'uko umuntu wese ushaka kuryamana n'itungo bamaze kuryemeza azajya ajya kurishaka ahantu baba barayashyize akaryamana nayo. Seteri biteye ubwoba. Amen. Isi iramenetse, igicumuro cyawe kirayiremereye. Haleluya. Amen. Umuntu akagenda akishyura imbwa akaryamana nayo, nimba ashaka gukora imibonano n'imbwa akaryamana nayo. Iyo tegeko ryaratowe riremezo muri Denmark. Mwitegereze mu matorero y'i Burayi, muri za Anglikani no mu Aporoso hose barimo barashyingiranya abagabo ku bagabo n'abagore ku bagore. Biteye isoni. Isi irayaze, igicumuro cyawe kirayiremereye. Imana yakishimwe kandi imbaza ko twebwe Imana iba yaradushyize ku ruhande ikaduha ijambo ryayo. Haleluya. Amen. Biteye isoni. Abagore barimo barerekana amaduwa yo kwambara ubusa ku mugaragaro i Burayi. Saze kwa ibyo biteye isoni. Imfatiro zirimo ziranyeganyeza. Ibaze umuntu kugezaho ararikira itungo, cyangwa se ubu ngubu nabonye ikindi gihugu, nimba ari muri Indonesia nimba ari hehe, bakoze ibipupe by'abagore n'abagabo ku buryo nta mugabo ugishaka undi. Iyo ushatse uragenda bashobora kugukorera wenda igipupe cy'umugore ushaka, kagikora neza rwose, ngo gishobora kugukorera ibyo umugore yagukorera byose. Muraganira, kiza kukwakira ibintu byose kabisa. Mumva yisigeze. Isi iramenetse, isi irayaze. Haleluya. Igicumuro cyayo kiraremerera, igicumuro cyayo kizayiremera kandi izagwa yewe kongera kubyuka. Mopre mwakunda isi, nimwige kwiga ni byiza, natwe twarize n'ubu nzasubira kwiga. Haleluya. Ariko mumenye yuko le monde s'écroule, isi irashira. Haleluya. Mukuru maso yanyu mwisi mwahamwe mu ijuru. Haleluya. Mube mwisi nk'abatayirimo, mwige ariko muzi ko mujya mu ijuru. Haleluya. Mukore ariko muzi yuko iwacu ari mu ijuru. Isi irashira, isi iramenetse, isi ntabwo isigaye. Haleluya. Igicumuro cyayo kirayemerera. Seteri biteye ubwoba. Amen. Amen. Imana itufashe kandi tugirire neza. Tugomba kuba mu isi nk'abashyitsi n'abimukira, tugomba kuba mu isi nk'abatayirimo. Amen. Ntabwo tugomba kurangazwa n'ibiri kuba. Isi irimo irarangira, imfatiro zirimo zirashenya, ibintu byose birimo birajya mu mwanya wabyo. Twebwe tugomba kuba abantu badasanzwe. Imana itufashe kandi tugirire neza. Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15 kugera kwa 17. Yohana wa mbere ibice 2 15 kugera kuri 17. Ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data twese, ahubwo bituruka mu isi. Haleluya. Kandi isi irashirana no kwifuza kwa. Haleluya. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Haleluya. Isi irashirana no kwifuza kwa. Haleluya. Amen. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azabaho iteka ryose. Apocalypse ibyahishuriwe 6 umurongo wa 12 kugera kwa 17. Nuko mbona ikimenyetso cya 6, haba ari igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaso. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi, uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye, n'abatware b'ingabo, n'abatunzi, n'ab'umubasha, n'imbata zose, n'ab'umudendezo,
bose bisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wawe usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Haleluya. Ubasha guhagarara adatsinzwe n'umwana w'Imana. Haleluya. Turi principauté, abami, abatware, ingabo. Haleluya. Tu imfatiro zose, irirwa byose bizava. Haleluya. Imana ishimwe kandi imbazwe. Ushaka uri perezida w'isi yose, icyo gihe kama nimba utari umwana w'Imana uzabwira ibitare turi mutuguru. Amen. Imana ishimwe kandi imbazwe. Nushaka uri generali wayoboye ingabo z'isi yose ukatsinda intambara n'intambara, niba utari umwana w'Imana icyo gihe, haleluya, ntabwo uzabona aho wishe. Ibirwa bizakurwaho, les généraux, les présidents, les directeurs, ibiki, abantu bose, imfatiro zose, ubwenge, ibiki, izuba naryo rizava mu mwanya waryo n'ukwezi kuzava mu mwanya waryo. Haleluya. Imana ishimwe kandi imbazwe. Ariko icyo gihe imfatiro zose zizaba zirimo zifite, kandi n'ubu ngubu turabibona. Amen. Ariko twebwe tugomba kwikomeza ku Mana yacu. Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Amen. Nshaka kuba muri abo ngabo bazahagarara. Amen. Barahari bagomba kuzahagarara badatsinzwe. Imana izaba irimo ikubita isi umujinya. Haleluya. Imana izaba irimo ihora. Amen. Imana izaba irimo ikubita isi. Amen. Twebwe ntabwo tuzaba duhari. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Amen. Zaburi ya 34. Nk'ubu mwitegereje, isi yose irimo iradagaga, intambara ni mu hazaza. Ubu ngubu Irani yageze igituza, irimo iravuga iti Israeli ndayisibanganya ku ikarita y'isi. Israeli iti nyamupiri, Abarusiya bariyariye n'Abarabu bose bahanze amaso Israeli, barashaka kuyitera no kuyisibanganya ku ikarita y'isi. Donc Armageddon irimo iratutumba, intambara ya gatatu y'isi yose irimo iratutumba. Ibihugu byose by'Abarabu byamaze kwiyarinya, hafi ya byose byamaze kwiyarinya n'Abarusiya. Kubera iki? Turi muri Hedani. Haleluya. Barashaka kurwanya Israeli. Haleluya. Ariko abakiranutsi bagomba gukora iki muri iki gihe? Tugomba kujya ku Mana, kurushaho kwegera Imana no kuyishaka. Haleluya. Kubera ko isi irimo irashira. Amen. Isi irimo irashira bene data. Isi irimo irashira. Abantu bave mu burangazi, bave mu kurangara. Ibintu byose Yesu yavuze birimo biragaragara. Ugiye kubya Abarusiya ukareba imbaraga basigaye bafite, urabisanga, ukagenda ukabibo bya Gogi na Magogi byose Imana yarabihanuye ukuntu bazarwanira mu kibaya cya Yoshafati, ukuntu Efurate izuma, ingabo zose ziturutse iburasirazuba zikaza zigataraversa n'amashari yazo bakajya kurwana intambara ya nyuma muri Israeli. Ukuntu ayo mahanga yose Imana izayakubita, indimi zabo zigahera mu bihene, bagasubiranamo bakarwana. Imana ikintervene ikarwanirira Israeli. Marigeresa ntabwo twebwe ibyo ngibyo tuzabibona, tuzaba twaragiye. Ariko ni ibimenyetso bitwereka ko tugomba kwitegura. Imyiteguro yose irimo iragaragara imbere y'amaso yacu. Haleluya. Amen. Amerika igomba gukubitwa. Amen. Kubera intambara nayo yateje mu isi, Imana nayo izayigerera mu kebo yagereyemo ibindi bihugu. Branham akiriho yarahanuye, ahanurira Los Angeles. Haleluya. Abwira Los Angeles, aravuga ati Los Angeles, wakito proclame la cité des anges. Wewe wita umurwa w'abamarayika, un jour tu seras englouti au fond de l'océan. Igihe kimwe uzamanuka ujye mu nyanja. Haleluya. Ibyo ngibyo Branham yabihanuye akiri mu mubiri. Los Angeles yashize iminsi mike, hahise habatamburoma, hazamo fisire ayitandukanya n'amande leta yose ya California, hazamo fisire. N'ubu abantu bategereje igihe izamanukira. Harimo fisire ayitandukanira n'izindi leta.
Aleluya. Imana ishigaje kurekura gato ikayimanura hasi y'amazi. Musa abibona n'amaso yawe. Aleluya. Kubera iki? Hollywood yangije isi yose. Aleluya. California, Hollywood, Los Angeles, tous les stars, ibiri byose imyanda yose niho bibera. Aleluya. Ariko kitwa umurwa w'abamarayika, Imana arayirakaye iravuga ati sera englouti en fond de l'océan. Muzabyuka rimwe mu gitondo musange CNN n'amateleviziyo yose, musange Los Angeles yose ya disparu. Dieu ne joue pas. Imana ntabwo ikina. Aleluya. Yesu yabwiye Kaperinawumu, arabwira ati wowe Kaperinawumu, aleluya, uzamanuka mu nyanja, aujourd'hui Kaperinawumu ntayiha, muzagende mwishake muyinyereke. Aleluya. Imana yacishimwe kandi imbaza. Amerika Branham yongeye kuyibona iri kugurumana. Amen. Abarusiya bazayikubita bombe mu munota umwe cyane. Ubu ngubu barimo baracungacunga. Amerika iragira gutya ikavuga ati reka tujye muri Polo dushyireho za bukiri. Abarusiya bakavuga bati iyo ni menasi, muriho muratwanduranya. Ariko bafite intwaro zibaho n'izitabaho. Barimo barakubwira bati twe dufite misile balistique cyangwa se intercontinental dushobora gutera ikava mu Burusiya ikagera muri Amerika. Hari izo bita ngo satani kabiri. Aleluya. Izo ni misile ushobora gutera Amerika yose igahita disperse. Aleluya. Abarusiya izo ngizo zose barazifite. Ariko ubuhanuzi butwereka yuko Abarusiya aribo bazasenya Amerika. Amen. Bazayidetruiza dans une seconde. Bazabatera bombe. Aleluya. Imana yacishimwe kandi imbaza. Imfatiro zose zigomba gusenyuka sauf la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana ryonyine. Aleluya. Bazasenya Amerika. Abarusiya Imana yabagize igikoresho mu biganza by'Imana cyo kugira ngo cyegize teshishema ku bantu bose batumva Imana. Aleluya. Amerika yahoze ari igihugu gisenga. Mu byahishuwe Amerika igereranywa n'intama ifite amahembe abiri. Aleluya. Kera yari imeze nk'intama, ariko ubu ngubu yabonye icyo bita puissance politique, ibona na puissance religieuse. Ayo niyo mahembe abiri yabo. Ubu ngubu Amerika isa nk'aho ari itegeka isi yose. Aleluya. Ariko Imana igomba kuyigerera mu byo yakoze byose. Imana yacishimwe kandi imbaza. Mbere cyari igihugu gisenga, mu madolari yaho handitsemo ngo ni God we trust. Mu Mana turize. Aleluya. One nation under God. Igihugu munsi y'ukuboko kw'Imana. Bari abaprotesta n'abandi bakristo bose bacitse ku icumu ry'Iburayi bajya muri Amerika, ariko reba Amerika ukuntu yonona isi. Aleluya. Isi yarashije izacirwa biteka. Imana yacishimwe kandi imbaza. Aleluya. Kindi gitero bazagitera i Vatikani. Abarusiya hari Saint-Pierre. Aleluya. Imana yacishimwe kandi imbaza. Niyo mpamvu byinshi bivuga ngo wa mudugudu ukomeye uciriweho iteka danzine mu munsi. Aleluya. Mwisahi bazabakwita bombe. Aleluya. Imana yacishimwe kandi imbaza. Bazabakwita bombe. Kubera iki? Vatikani yivanga muri politike y'isi. Aleluya. Papa Jean Paul II, uriya papa bagize umutagatifu Yohana Paul wa kabiri, uriya niwe wasenye irises, icyo bitaga leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti. Abarusiya ibyo byose babirwanya nk'igisebe cy'umufunzo. Isera de trou bizasebe. Aleluya. Abarusiya mu idarapo ryabo harimo agakeso kabamo n'inyundo. Bigaragaza iki? Imana yihaye ubushobozi bwo gukerera no kumenagura ibintu byose. Imana yacishimwe kandi imbaza. Ni igikoresho, c'est un instrument d'armée de Dieu pour frapper les nations et pour frapper les injustes. Imana yacishimwe kandi imbaza. Ariko twebwe tugomba gukora ikintu byose bigomba kubaho. Tugomba kwishikamiza ku Mana yacu. Imana yacishimwe kandi imbaza. Ibyo byose bizaba. Ntabwo ndi kubabwira ari ibintu ndi kubarakona. Bigomba kubaho. Niyo waba udafite n'ubwenge babireba ukabibona. Imana yacishimwe kandi imbaza. Amerika igomba gukurwa mu nzira kugira ngo nibajya kurwanya Israel, Amerika itazayiterivena kubera yuko ari inshuti magana. Amen. Nibamara gutera Vatikani bazahita bajya kontra Israel, ariko Imana yaravuze ati aleluya. Imana kubera yuko irwanirira Israel izayirwanira. Birabanitanya bavuga ngo nabo bafite ngo ibikoresho bikomeye, icyo gihe ntabwo bizakora. Bazabona ukuboko k'Uwiteka gusa. Imana yacishimwe kandi imbaza. Ya Mana yabarwaniye muri Guerre de 6 jours, ikabarwanira muri Yom Kippur, hose izabarwanirira.
Haleluya. Niyo mana y'ubu ngubu ibyo bafite nta kintu bivuze, bazaterwa n'ingabo z'isi yose ariko imana izenterivere. Haleluya. Uzajya ujya kuvuga uwo n'ururimi ruraboze rurataka, nujya kureba amaso yawe ahumwe utwaye umupilote utwaye mira, amaso yawe ujya kubona ubone rivuyemo rirataka. Imana ifite ibikoresho. Haleluya. Imana ishaka kuturwanira ntabwo yakoresha ibingibi mubona. Imana ishobora kuguteza inda nk'umuregiputa, Imana ishobora kuduteza inshishi, Imana ishobora kuguteza utuntu duto duto ukabura amahoro, ukaguteza ibikeri mu buriri ukabura amahoro, ikabyica igihugu cyose kikaba umuntu. Imana ifite ingabo zikomeye. Imana kimwe kandi imbaza izi mfatiro zose mubona bizigomba kunyeganiza, baba bakomeye, bibi ibihugu, bibi ibirwa, bibi iki, byose bigomba kuva mu mwanya wabo, byose bigomba kuba ekurure. Haleluya. Hanyuma se twebwe nibyo dushyizeho ibyiringiro? Never. Ibyiringiro byacu birihe? Dala parole. Imana kimwe kandi imbaza. Zaburi ya 34. Zaburi ya 37 umurongo wa 34 kugeza ku 35. Ujye utegereza Uwiteka ukomeze mu nzira ye, nawe azagushyirira hejuru kuragwa igihugu, abanyabyaha bazarimburwa urebe. Haleluya. Nabonye umunyabyaha afite ubutware bukomeye agarara n'igiti kibisi cyishimiye ubutaka, maze barahanyuze basanga adahari, kandi naramushatse ntiyaboneka. Haleluya. Ushaka gukora ibyaha tiayinife ufite herezo. Haleluya. Umunyabyaha agomba kudisiparisa, ariko ngo ujye utegereza Uwiteka ukomeze mu nzira ye, nawe azagushyira hejuru kuragwa igihugu. Amen. Zaburi ya 125. Psaume 127. Zaburi ya 125 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya. Amen. Ahubwo uhorahamye iteka ryose, nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Haleluya. Uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Nubwo imfatiro zasemba, ariko ujye umenya ko Uwiteka ari ozarako. Amen. Haleluya. Amen. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu. Haleluya. Nta byacitse abana b'Imana bagomba kugira. Haleluya. Amen. Zaburi ya 91 ikuvuga, Zaburi ya 91 ikuvuga ngo abanyabyaha abanyigihumbi bazaba iburyo bwawe, uzabirebesha amaso n'ibizakugeraho, uzabona ibihembo by'abanyabyaha. Amen. Uwiteka aratugose. Amen. Imana yashimwe kandi imbaza. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Imana yashimwe kandi imbaza. Ibyiringiro byacu bigomba kujya mu Mana. Amen. Amen. Abana dufite bazapfa, abagore dufite bazapfa, abagabo dufite bazapfa, imisozi izava hayo, intambara zizahitana byinshi, isi nayo ubwayo ngo izazinga, izakurwa hayo, ijuru izazinga nk'urupapuro. Tous les fondements, imfatiro zose, haleluya, sauf ukuyemo ijambo ry'Imana. Haleluya. Byose bigomba guseka. Imana kimwe kandi imbaza. Urumva rero nimba ikitazasenywa aricyo ari kitazasenywa, icyo ngicyo nicyo ngomba gufata nkagundira, icyo nicyo ngomba gufata nkakomeza. Haleluya. Mona busori erabi. Amen. Ndakuka yanjye ni Bibiliya. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu iyo mbwiriza ijambo ry'Imana, haleluya, ngomba gukoresha Bibiliya, kuko ijambo ry'Imana ryo rifite itangiriro n'iherezo. Amen. Amen. Ntabwo tuba twaje hano ngo dukine ikinamico cyangwa tuze gusetsa abantu. Twebwe dufata Bibiliya. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Imana kimwe kandi imbaza. Psalm Zaburi 121 katuyisome. Ndurira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Haleluya. Amen. Imisozi ce sont des choses visibles, ni ibintu bigaragara. Haleluya. Ku misozi ushobora kuhareba ukabona birakomeye,
nk'uko Gehazi yabonye ingabo z'Abasiriya zibagose akavuga ati mutware birakomeye turapfuye turashize. Haleluya. Yuje amaso ku misozi abona birakomeye. Uwiteka injira muri Elisa aramubwira ati mubwire ati mumura amaso. Haleluya. Arebe Gehazi yongeye kureba abone ingabo nyinshi. Haleluya. Zigose Elisa. Amena. Ziruta iz'Abasiriya, ziruta izari zibateye. Imana ishimwe kandi imbaza. Nubwo wakuburira amaso ku misozi, haleluya, ukabona ibikuzengurutse byose birimo biragutesha inzira, ukabona ibikuzengurutse byose birakomeye, ukabona intambara iragoye, ukabona wowe wigana ibibazo, ukabona ugera ibibazo, ukabona ufite intambara nyinshi. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe kandi imbaza. Gutabarwa kwawe kuzava he? Kuwiteka. Haleluya. Ntabwo kuzava kuri soa, ntabwo kuzava kuri nyokuru, ntabwo kuzava kuri generali runaka, ntabwo kuzava ku gihugu. Oya, byiringiro byacu biri kuwiteka. Haleluya. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava kuwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe. Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe, izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amazi uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Uwiteka. Amen. Luka 18 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Umukiranutsi yakora iki? Yasenga, yakwikomeza ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibintu byose birimo biratambuka, ibintu byose birimo birashira. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se nizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Haleluya. Amen. Hano umucamanza yaramaze kurenganura umugore we wahoraga amutitirije, abyukira ku muryango we amubwira ngo amurengane. Haleluya. Ariko umugore ko amutitirije byatumye avuga ati reka mukemurire ikibazo cyawe. Niwe Yesu rero nuko naye hasi. Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Haleluya. Amen. Ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera gukiri mu isi? Igisubizo ni mwebishaka. Haleluya. Azasanga kugiha ariko muri bake. Amen. Nubwo bizaba bikomeye, nubwo bizaba bigoye. Haleluya. Ariko bazaba bahari bakeya. Amen. Imana ishimwe kandi yimbazwe. Nawe yarangibajije arebye iminsi tugiye kwinjiramo, ariko ati umwana w'umuntu azasanga kwizera gukiri mu isi? Ariko ntabwo Imana izarangarana intore zayo, zitakira ku manywa na nijoro. Mes frères, mes sœurs, bashiki banyu bene data, iki ni igihe cyo gutakamba. Uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasomaga Bibiliya kabiri asome gatatu. Haleluya. Ntabwo izazirangarana, izazirengera. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Haleluya. Amen. Abakiranutsi bakora iki muri iki gihe? Bagomba gusenga, bagatitiriza nk'uko uriya mugore yatitiriza uriya mucamanza, bakinginga Imana yabo. Haleluya. Bagasenga, bagatabaza, Imana nayo izintervena itaba. Amen. Gutegeka kwa 2:20 turangiza. Gutegeka kwa 2:20 umurongo wa 20. Umurongo wa mbere. Nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Amen.
Bibiri iri kuvuga ngo umukristo akimara kuba umukristo aba ameze nk'umuntu ufashe igihe mu ntambara. Haleluya. Intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi. Haleluya. Imfatiro zirasenywa impande zose, ariko Uwiteka aravuze ngo nutabara kurwanya ababisha ukabona ingabo nyinshi, haleluya, zibaruta ubwinshi, ntuzabatinye kuko haleluya uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Voilà le vrai fondement. Amen. Ibyiringiro bizima biri ku ijambo ry'Imana. Amen. Ntuzatinye ikibi cyose. Amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Ndumva turangirije aha ngaha, kari akanya gatoya ariko nta mwanya muto ubaho mu ijambo ry'Imana. Petero abwije iminota 15 ku munsi wa Pentecote hizeye abantu 50. Bavuga ko yabwije iminota 15 ariko yari iminota mikeya. Petero wenda ko ushobora kuba yararenzeho gatoya, ariko habatijwe abantu 3000. Haleluya. Natwe dushobora kumara iminota 20 tubwiza cyangwa isaha cyangwa amasaha 2 nta kibazo, ariko nta minota mikeya ibaho ku ijambo ry'Imana. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Gusa murabona hari ibyiringiro tugifite mu isi, murabona se hari ibyiringiro bigihari. Turi mu isi ariko ntituyirimo. Haleluya. Ibintu byose birimo biratanga, ibintu byose birimo birashira. Twavuze byinshi, twarebye byinshi, hari ibyo turi kubona n'amaso yacu, hari ibyo tubona. Imfatiro zose zirimo zirashira mu bantu, ibihugu, abakomeye, insengero, abasenga, hose ibintu byose birimo birasenga, ibintu byose birimo biranyeganya. Izo zose ni imfatiro, ariko hari urufatiro rumwe, ni ijambo ry'Imana, nirwo rutazakurwaho. Ibyo ngibyo niturikomeza, ibyo ngibyo nitubyikirizaho, nta kabuza tuzaba mu banesha. Haleluya. Amen. Bimwe bizaza bidusige, ibindi biduhitane, ariko icyangombwa ni umuntu w'imbere. Haleluya. Amen. Aho ngaho umuntu w'imbere niwe ufite ibyiringiro, n'imibiri yacu irashira. Haleluya. Amen. Byose ibyo dutunze birashira, ariko ijambo ry'Imana ryo rishira. Aho dukwiye gushyira ibyiringiro rero ni ku ijambo ry'Imana, iryo rizahoraho, iryo ryahozeho, iryo ridafite itangiriro, iryo ridafite iherezo. Haleluya. Ni ku Mana, Imana ni idatsindwa, Imana ni itaneshwa, Imana ni ifite ibyiza yabikiye abantu. Aho ngaho tugomba gushyira ibyiringiro, tugomba gushyira amasezerano, tugomba gushyira ibyiringiro byacu mu masezerano y'Imana. Haleluya. Amen. Iki ni igihe cyo guseka, iki ni igihe cyo kwishyira mu Mana, iki ni igihe cyo kureka ibyaha, iki ni igihe cyo gukiranuka, iki ni igihe cyo kwera. Umukiranutsi ntabwo iki ari igihe cyo kugwa, ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, ntabwo ari igihe cyo kujya mu byaha, ahubwo ni igihe cyo kwinjira mu Mana kurushaho. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Nubwo isi imeze nabi, nubwo isi iri gusenyuka, nubwo isi iri kurangira, nubwo ibintu byose biri kononekara, nubwo ahantu hose bikomeye, ariko gutabarwa kwacu kuva he? Gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Nta gikomeye Imana, nta gikomeye Imana, nta gikomeye imbere y'Imana. Ibintu byose biroroshye iyo turi mu Mana. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Haleluya. Ndumva turangije amateraniro yacu. Reka badushakire indirimbo.